Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Imana yacu ishimwe cyane. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro. Mureke dutangire dusenga. Mana yacu, Mana ishobora byose, Mana yo kwiringirwa, Mana y'urukundo, Mana y'imbabazi, Mana ihoraho. Kristo wera we Nazareti, turagushimye ko uri Imana yacu, uri umuvandimwe, uri inshuti, uri byose ku buzima bwacu. Waraturinze, uratwimana, bana natwe duhagararaho, uradushyigikira, uturinda ibyago n'amakuba byari byinshi. Wahagaze mu ruhande rwacu, waraturinze, warinze itorero, warinze igihugu cyacu, warinze abashumba, warinze abayobozi batuyobora, wabanye mu ruhande rwacu. Turabigushimiye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimye ko tugiye gusoza umwaka amahoro, nubwo twagiye duhura n'imiraba n'imiyaga myinshi n'inzitane byo mu isi, ariko wagaragaje kunesha kwawe. Izina ryawe rero rihabwa icyubahiro. Tuguhaye ikaze na karibu, tuhagamagaye Mwuka Wera kugira ngo yongere abane natwe n'abadukurikiranye, abari mu ngo, abari hirya no hino, abari mu gihugu, abari hanze yacyo, abakunzi ba Kristo bose. Reka uyu munsi babone ukuboko kwawe mu izina rya Yesu. Imana ishobora byose, wigaragaze ku buzima bwacu. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ihabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose nkuko nababwiye, guturuka muri Philadelphia. Turi kumwe n'umushumba wacu Pastor Serugendo Dismas. Reka basuhuze. Turabashubuje mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Amen. Ni kuvuga ngo Imana ibaho umugisha mu by'ukuri kandi irushaho kubagirira neza. Imana iha umugisha bene data mwese mwagiye mubana natwe uyu mwaka wose, mudusengera, mudushyigikira, mutuhamagara, mutubwira muti turi kumwe, abo twagiye dusengana baduhaga ibyifuzo mwese. Kristo abaha umugisha. Hari abo Imana yasubije, hari n'abizasubiza. Si ukuvuga ko niba dusenze ibyo itarakora itakibikoze, ibizabikora. Buriya yo usenga Imana, jya utuza ugire kwizera, kuko kubikoraho ibizabikora. Ni Imana ntirobanura ku butoni. Ni ukuri ibyo yagiriye ni muturanyi wawe, ibyo yagiriye mwene so musengana, ejo nawe yabigukorera kandi igakora byiza kurutaho. Nuko bijya bigenda mbere y'Imana. Twabasuhuzaga mwese kugira ngo Imana Data abahe umugisha. Turasuhuza abadukurikirana mwese, inshuti za Philadelphia, abakozi b'Imana. Twakoranye umurimo w'Imana muri Philadelphia uyu mwaka wose. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwese. Tubifurije amahoro n'umwaka mushya muhire. Uzababera umwaka mwiza w'ibisubizo, wo gusubizwa, w'imbaraga, wo kuzura Umwuka Wera. Ndagira ngo Imana y'amahoro ibaha umugisha. Tujye mu ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yoshua, ibice byaho ni 2. Turahera ku murongo waho wa mbere. Reka dusabe mushumba dufashe. Reka tuwasome. Yoshua gice cya 2 murongo wa mbere kugeza ku wa 6. Ijambo riratubwira iki? Umutwe w'ijambo ravuga ko Rahabu yakira abatatsi abahisha. Rahabu yakira abatasi arabahisha. Bari Ishitimu. Yoshua mwene Nuni yohereza abagabo babiri rwihishwa ngo baje gutata. Afata abagabo babiri arabohereza rwihishwa ngo baje gutata. Arababwira ati nimugende mwitegereze igihugu cyane Yeriko. Ariko cyane mwitegereze Yeriko. Nuko baragenda binjira mu nzu ya maraya witwa Rahabu. Binjira Bibiliya ivuga ngo binjira mu nzu ya maraya witwaga Rahabu. Bararamo. Murongo wa 2. Umwami w'Iyeriko abwira yuko muri iryo joro abwirwa yuko muri iryo joro haje abagabo bo muri Israeli gutata igihugu.
muri iryo joro haje abagabo bo muri Isirayeli gutata igihugu cye. Gatatu. Uwo mwami atuma kuri Rahabu ati. Uwo mwami atuma kuri Rahabu ati. Sohora abagabo bari iwawe. Sohora abagabo bari iwawe. Kuko bazanywe no gutata igihugu cyose. Kuko bazanywe no gutata igihugu cyose. Ariko uwo mugore ajyana abo bagabo bombi arabahisha. Abwira intumwa ati ni koko iwanjye haje abagabo ariko ntazi aho baturuka. Ntabwo narinze aho baturutse. Nuko bumaze kwira igihe cyo kugarira kigeze abo bagabo baragenda. Sinzi aho bagannye. Nimubakurikire n'ingoga murabafata. Murongo wa 6. Yego. Ariko babatasi yari yaburije inzu abahisha hejuru mu gisenge cyayo. Abatwikira imigwegwe yari yatondekanije. Tukomeze umurongo wa 7 irekera kwa 6. Imana iguha umugisha cyane. Imana ishimwe. Aya ni amagambo menshi ariko meza atwereka imikorere y'Imana. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo gutunga ikimenyetso cy'ukuri ko uri kumwe n'Imana. Gutunga ikimenyetso kabana nacyo. Ubu nukuri hari umuntu utazi niba ari umukirisitu, niba azabona ijuru, niba ntiyumva uko ahagaze. Ese niba ushaka kwiyumva kuvuga uti ndumva ntameze neza mu mubiri, ndumva ashobora kuba ndwaye, dore ko rimwe na rimwe ushobora no kujya imbere mugabo ngo uti mfite malaria, kandi koko yanagupima agasanga ikurimo. Aho uti ibyo numva, icyo numva ashobora kuba mfite umusonga, kandi koko agasa kubera iki wiyumvise wumva hari ibintu bidasanzwe, ariko ugereranije usanga bimeze nk'ibyo wari ufite ushize wari urwaye malaria, usanga n'ubundi ukavuga uti ibyo byose uyu muriro mfite, izi ntege nke nacitse ni malaria. Kubera iki wabyiyumvisemo? Rero ijambo nkuzana ngo gutunga ikimenyetso cy'ukuri ko uri kumwe n'Imana, ugatunga ikimenyetso cy'ukuri, ukabana n'ikimenyetso cy'ukuri, ukavuga uti ibyo byose ndi kumwe n'Imana. Nubwo ndi mu bibazo, nubwo umwaka ushize nta y'amasezerano atarasubizwa, nubwo mbona nta mpinduka, ariko jewe icyo nizeye cyo mpagazeho nuko ndi kumwe n'Imana. Ibyo ukabimenya, reka nkubwize ukuri, buriya uzi neza kuri kumwe n'Imana, uba ufite ibyiringiro n'ejo n'uyu munsi na nimugoroba na saa 8 isaha yose Imana ishobora gukora ikiza ku buzima bwawe, ishobora kukwiyereka. Mwene data mukristo mukundwa, yewe mukristo, kandi iyo mvuze ibi mbaye mbwira abantu b'abakristo abatarakizwa, turaje tubabwire ko Yesu agira neza, baze bamusange. Ariko niba umwuka amanutse akavuga ngo tunga ikimenyetso cy'ukuri, umenye kuri kumwe n'Imana. Ikimenyetso ufite kirakwereka yuko uri kumwe, imikorere yawe, imisengere yawe, uburyo uhagaze, urumva uri kumwe n'Imana by'ukuri. Ndabizi ko dusigaje umunsi 2 tukarangiza uyu mwaka, nta kimana itagukoreye. No kuba ugihumeka n'ubuntu. Abatambutse suko bari abanyabyaha kukurusha, suko bakoraga ibibi kukurusha, suko batakiranuka gase, ahubwo Imana yakongereho indi minsi kugira ngo irebe ko watunganya ibintu bidatunganye. N'ubuntu yakugiriye. Rero tangira utekereze ngo mbese ubu ntunza agakiza, mpagaze mu Mana, ndakijijwe.
oya, niba udashaka gukizwa rwose ntabwo ari agahato, inzira ebyiri zirahari, ugomba kwihitiramo ugacamo iyo ugomba kunyuramo. Hanyuma ariko iyo unyuzemo, niba unyuzemo agakiza kagumemo kandi urebe neza koko kakurimo, urabimenya, niba ukijijwe urabimenya, urabyiyumvamo. Imana itugirire neza. Gutunga ikimenyetso cy'ukuri kuri kumwe n'Imana. Ikimenyetso, kubana n'ikimenyetso ni ikintu cyiza. Ukaba ufite ikimenyetso ukavuga uti ibyo ari byo byose Imana turi kumwe, ndabyumva, ndabibona. Rega iyo uri kumwe nayo urayibona, ni kwa kundi umuntu azahagarara akavuga ati Imana nayibonye, ati haleluya, ati nabonye Imana. Bora rero rimwe na rimwe ntugira ngo aba yayibonye gutya ku mafoto, cyangwa ngo bavugane bavuganira mwiyerekwa, bavuganira mu bikorwa, bavuganira mu mutima, kumva kurimo, kumva umunezero, kumva ibyiringiro, paka kwaza atari ku umuntu byiringiro bye bituruka kubera ko Imana ikurimo. Birasabwa ko witekerezaho kuri uyu munsi, iminsi 2 usigaranye, kwa ngo ndi kumwe n'Imana. Imana twaragendanye muri uyu mwaka, Imana twarabanye, Imana iri kumwe nanjye. Gutunga ikimenyetso cy'ukuri y'ukuri kumwe n'Imana. Mwene data, ibyo ni Imana igushakaho, ni nabyo nanjye ishakaho. Nta kindi Imana idushakaho, irashaka ko dutunga ibimenyetso by'ukuri, ko turi kumwe nayo, tukumva turi kumwe nayo. Buri byarazo ngo Uwiteka ari kumwe natwe, ngo umubisha yavaye. Ntaho umubisha yava. Imana yigeze kubwira Aburahamu, iramubwira ngo nzaguha umugisha. Yari imukuye muri Uri y'Abakaludaya, ngo nzogeza izina ryawe kandi nzaha umugisha n'abantu bazawukwifuriza, kandi naramuka ashatse kukuvuma ngo bakwange bakuvume, nanjye nzajya mbavuma. Bivuga ngo yari yiyemeje kuzabana na Aburahamu mu bibi no mu byiza. Ese urumva uri kumwe n'Imana? Urumva warabanye n'Imana? Hari ikimenyetso ufite cy'ukuri kumwe nayo? Gutunga ikimenyetso cy'ukuri ukavuga uti ndi kumwe n'Imana. Niyo narwara, niyo nabandyamye se hashika. Erega gutunga Imana ntabwo ari ukuba kwa ufite amafaranga, si ukuvuga ko ntabwo waburwa. Oya, ushobora kunarwara ariko utunze Imana, gatunga amafaranga ntubu nayafite ariko ufite Imana muri wowe. Ibyo ni ibintu byo kugundirwa bihenze bihagije. Ni ibintu bihagije. Imana itugire neza. Rero dusomye inkuru z'umugabo witwa Yoshua. Tuvuze kuri Yoshua, tuvuze Rahabu niwe tuvuze. Icyakora turaza gusangamo na Yoshua, ariko Bibiliya itubwiye Rahabu, ngo Rahabu yakira abatasi abahisha. Abantu b'abatasi bari urabizi Imana imaze gusubiza kubwira Mose, iramubwira ngo sengera Yoshua mwene Nuni akomeze umurimo wowe, igihe cyawe kirarangiye. Yoshua nawe Imana yaramubwiye ngo ukomere kandi ushikame, ngo ntuci iburyo cyangwa ibumoso, ukome uruhande rumwe, ngo kandi nunyumvira. Umva ikintu Imana yari yamusabye, ngo nunyumvira, ngo uko nabanye na Mose, ngo niko nzabana nawe. Aha rero Yoshua yakunze kumvira Imana mu gihe bagendanaga nayo. Imana yarayumviye, ngo hanyuma iza kubagabiza Yeriko. Rero ahangaha ni igihe Yoshua yari yafashe abagabo 2, arababwira ngo bajye kureba iyo Yeriko bayitate, barebe uko imeze, bajye kwitata, bayizunguruke, bayirebe. Hanyuma babagabo baragenda ngo bahajye binjira muri Yeriko. Ntago byari byoroshye kwinjira Yeriko, ariko Imana ibohereza, ibayobora ku mugore w'indaya wakiraga abagabo buri munota buri saha. Urumva kuba barinjiye iwe asanzwe yinjiza abagabo, ntago kubafata byari kwa byoroshye. Wari kubona wese ariko ati Rahabu niko yabaye, hari umunota asaba atinjiza abagabo. Yari indayizwi, izwi n'umwama yizi. Ariko binjiye muri iyo nzu, ngo Rahabu ababonye arabamenya, ngo amenye ko ari abantu b'Imana.
aravuga ngo abahikaze ababwira amakuru, aravuga ati ibyanyu twarabimenye, twamenye ko Imana yabambukije inyanja itukura igacikamo kabiri, twamenye Imana yadukuye umutima, ndabizi mw'abantu mwe nukuri ntimugire ubwoba. Ngo abakiriza amagambo meza, ngo arabafata arabashyira mu nzu, ngo abashyira hejuru, arabahisha, abashyira nko muri plafo cyangwa se hejuru, kuko ngo yafashe imigwegwe arabatwikiriza. Imana itugirire neza. Arabatwikiriza, akora umurimo mwiza. Umva this way, umva umuntu wakoze umurimo mwiza. Indaya, butwi, inyamwuga, yari ifite amakuru yose y'igihugu, yasomaga ibinyamakuru, yamenyaga amakuru yo hanze, yamenyaga uko yari indaya isobanutse. Noneho ikintu gitangaje, nta Imana itakorera. Ntukajye wibaza uko uzatabarwa, Uwiteka ntawagisha inama. Ishobora kugutabarira kuri uwo muturanyi wawe, ishobora kugutabarira kuri mwene so mwasenganye, ishobora kugutabarira ku mushumba wawe, ishobora guca mu nzira utazi. Imana wowe tunga ikimenyetso cy'ukuri, umenye ngo ndi kumwe nayo. Umenye neza, ugira amakuru y'ukuri kumwe, wiyumve, tangira wiyumve, nkuko ujya wiyumva ukumva yuko umubiri utameze neza, wiyumve mu mwuka, wumve mbese, wumve ngo ndi kumwe n'Imana. Utunga ikimenyetso cy'ukuri kumwe, wibanyamugirya nini, Imana irahari, kandi agakiza n'ak'umuntu umwe ntabwo ari akababiri, agakiza n'akawe ku giti cyawe. Rero Imana itugire neza. Ngo afata ngo umwami w'Iyeriko, niko yatubwiye, ngo amenya amakuru ko hinjiye abagabo, ariko ngo babona nta bagabo badasanzwe. Buri abantu b'Imana ntago baba basanzwe, abantu b'Imana ntago basanzwe. Abantu bari mu mwuka w'Imana, abantu basenga Imana, uzamubona ashobora kuba adafite vewiti, ashobora kuba adafite etaje, ariko afite Imana. Birahagije, ibyo biramaze, ibyo birahagije. Shobora kuba n'uwo mwana atamufite, ataranamubyara, cyangwa se atanateganya kumubyara, ibyo biramaze, ariko afite Imana muri we. Ngo umwami w'Iyeriko amenya amakuru, amubwira ariko abagabo tubonye ko Rahabu ntabwo ari abagabo basanzwe babandi tumenyereye ko binjira. Bari abagabo n'Abisirayeli baje gutata iki gihugu, ngo bari barabakuye umutima. Rero Bibiliya tubwiye ngo hanyuma ngo umwami atumaho Rahabu ngo sohora abo bagabo babice. Ntabwo ari abagabo baje mu buraya, ntabwo ari abagabo baje bagushaka wowe, ahubwo barashaka kutugirira nabi, barashaka kugira nabi igihugu cyacu. Ngo baraza, Rahabu rero abatsimbararaho, jya utsimbarara ku Mana, ngo abatsimbararaho, abarwanira ishyaka, abashyira hejuru, arabahisha, abatwikiriza imigwegwe. Haravuga ati koko abo bagabo nababonye, baninjiye aha baranagenda, ariko kora sinzi iyo baturutse. Barabizi ko nsanzwe nakira abagabo batandukanye, hari igihe haza abirabura, hakaza n'abazungu n'abashinwa n'abahinde, hajya haza abantu batandukanye b'abagabo, kikora bari bo sinamenye iyo baturutse. Mubakurikire muce inzira imwe murababona. Hanyuma ngo arwana ishyaka, arabahisha. Amaze kubahisha, Imana itugire neza, arabahisha, aravuga ati nimubakurikira. Ariko ngo we arangije abatwikiriza imigwegwe, ngo bamaze gukira avuga ati nimugende mwihishe mu mari iminsi 3 ku musozi, babanze bave mu nzira imwe babashakiragamo. Abagira inama, yababa we ndumva shaka yuko uyu munsi utangira kwitekerezaho, ukamenya uriwe, ukamenya icyo ugomba gukora, ukamenya ukorera ko ari umugabo uzirikana, ari umugabo w'umunyakuri. Ukamenya uriwe, ukamenya ikimenyetso kikuriho, ese ni icy'abana b'Imana. Ukamenya ikimenyetso ugendana, ese ni icy'ubukristo. Ukamenya ikimenyetso ugendana, ese urakijijwe. Ukamenya uriwe. Imana itugirire neza. Naringize ngo Imana itugirire neza. Ukamenya uriwe, ukamenya uvugana nawe, ukamenya agakiza Imana yaguhaye, ukamenya Imana n'ibyo kugundirwa. Imana itugirire neza. Mwene data mu Kristo mukundwa, dusomye ku murongo waho wa 12 na 13. Muri icyo gice cya kabiri turasimbuka murongo wa 12. Yego.
tugere ku murongo wa 13. 12. none ndabinginze nimundahire witeka ko muzangirira neza inzu ya data. none ndabinginze nimundahire uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data nk'iyo mbagiriye. nimundahire ko muzagirira neza inzu ya data nk'iyo mbagiriye. yari amaze kubahisha bagiye arababwira ati ndabizi ko ntacyo muba kandi iyo ariko muzayinjiramo muzayisenya, nubwo mubona ifite inkike ndende, nubwo mubona igoswe cyane yubatse ikomeye, ariko amaboko y'Imana yanyu twarayamenye, ndetse ab'iki gihugu bakutse umutima. Kandi nimurebe neza mbagiriye, nimuramuka muje gutereye ariko mukayisenya, nimundahire yuko nimundahire Uwiteka ko muzagira mute. none ndabinginze nimundahire Uwiteka ko muzangirira neza inzu ya data. Mumbe ikimenyetso cy'ukuri. Muzagira neza inzu ya data nk'iyo mbagiriye. Mumbe ikimenyetso cy'ukuri yuko muzakorera data, yuko muzarokora data na mama, muzarokora data na mama, n'abasaza banje, n'abarumuna banje, nabo bari kumwe, mugakiza amagara yacu, ntidupfe. Imana ishimwe. Aravuga ati nukuri, noneho ndabizi ko muzafata iki gihugu muragitase murakibonye, ndabahishe mbahishe hejuru y'inzu, mbashyizeho imigwegwe, nyobeje uburara babahigaga, mbarwaniye ishyaka. None rero nimundahire by'ukuri ko muzakiza data na mama n'abasaza banjye n'abarumuna banjye n'abo turi kumwe muri uru rugo. Yarinda yari kwitunza umuryango. Hanyuma rero mumene ikimenyetso cy'ukuri, cyutunga ikimenyetso cy'ukuri kumwe n'Imana, cyutunga ikimenyetso cy'ukuri cy'uko Imana igukunda, cyutunga ikimenyetso cy'ukuri cy'uko uri mu cyerekezo cy'Imana. Hakundi bibwirwa n'iki ko baguhanuriye ibintu biturutse ku Mana? Ubundi ikimenyetso ni ikihe? Ntago waba uvuye gusambana ngo Imana ikubwiye ngo guhaye visa, ngo nguhaye imodoka, ngo nguhaye ngo wumve ibyo ntabwo ari ukuvuga kubanye n'Imana. Ibyo ntabwo bivuga hoya visa se ntabazibona kandi bagiye no gusambana. Ibyo ntabwo ari ukuvuga kubana n'Imana. Modoka se ntabazitunze kandi banazambuye abandi. Ariko kubana n'Imana ni ibintu by'umwihariko, ni ibintu by'agaciro, ni ibintu bihenze. Ufite ikihe kimenyetso kuri kumwe n'Imana? Ufite ikihe kimenyetso ko Imana iri kumwe nawe? Ufite ikihe kimenyetso kuri mu kuboko kw'Imana? Ufite ikihe kimenyetso cy'uko amasezerano ufite ayaturutse ku Uwiteka? Turagira ngo tugusengera Imana. Arababaza ati noneho nimundahire. Yari amaze kubagira neza. Avuga ati none nimundahire, nimumbwize ukuri. Tusubire ku murongo wa kangahe? 12. Tusubire ku murongo wa none ndabinginze nimundahire Uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data. Nimundahire Uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data nk'iyo nabagiriye. Mumbe ikimenyetso cy'ukuri. Tukomeze. Ego. Murongo wa 13. Yuko muzakorera data, muzarokora data na mama n'abasaza banje, n'abarumuna banje, nabo bari kumwe, mugakiza amagara yacu ntidupfe. Amen. Mugakiza amagara yacu. Dushaka ikimenyetso kiduhe. Uyindaya irahishurirwa, igirira ishurirwa rikomeye. Ntabwo itaba abantu n'abantu b'Imana ntago bamva mu maboko gutyo.
ndabizi ko yari kuzasenyuka, ndabizi ko yari ko muzayifata, ariko ni mu ikimenyetso nantwe mutubwire ko muzatugirira neza. Data ntapfe, mama ntapfe, basaza banjye n'abarumuna banjye n'abo turi kumwe muri uru rugo ntibagire icyo baba, ngo noneho ni mu ikimenyetso cy'ukuri. Mureke kwineza natwe tuzagira gute, natwe muzayitugirira. Utunze ikimenyetso cyo kuri kumwe n'Imana, utunze ikimenyetso cyo kuri umukristo. Pastor warabizi ko ukijijwe cyangwa ibyo ntibinamureba? Vugisha ukuri. Aho uri mu mudugudu urushye abayobozi, ntujye ujya no mu muganda, ntutanga n'imisanzu, ibyo ntibikureba, ibyirondo ntibikureba, ukavuga ngo urakijijwe. Ntabwo waba ukijijwe. Mbese nta kintu witabira, uri ikiganda kiraho, wiriranwa Bibiliya, wiranwa igitabo cy'indirimbo, ngo uri umukirisitu, ibindi ntibikureba. Nukuri kose ntabwo ukijijwe. Ahubwo tangira wisuzume uvuge ngo Mana, ese ubu ndakijijwe? Ese ubu ndi muri gahunda y'Imana? Ntuzi ikimenye iyo umuntu akijijwe. Hari imbuto Pawulo yabwiye Abaroma, ngo hari imbuto z'umwuka wera, hari imbuto atunga: amahoro, gutuza, kuvuga neza, kuvugwa neza, urukundo. Umuntu ufite ikimenyetso cy'ukuri cy'uko ari kumwe n'Imana aba agwa neza, agira urukundo, aba afite amahoro, ntiyagira ishyari, ntiyangana, mbese aba ari umuntu w'Imana. Rero ntuzambwire ngo kuba umuntu w'Imana ni ukuba ufite amafaranga. Ntaho bihuriye. Kuba ufite abana benshi ntaho bihuriye. Kuba ufite inzu nziza ntaho bihuriye. Ntaho bihuriye. Kuba umuntu w'Imana shaka ikimenyetso wiyumvemo. Nakubwiye ngo iyo urwaye malaria urabimenya, iyo urwaye n'izindi ndwara, niyo umutwe ubabara urabimenya ko ari umutwe, iyo ukuguru kuguhekenya urabimenya. None kuki utamenya ko udakijijwe ngo uyu munsi urambarare hasi uzamura ibiganza ubwira Imana ngo mpagakiza niwe ugatanga? Reka dusoreze ku murongo wa 18 muri cyo gice. Yego, murongo wa 18 navuga, nitugera muri iki gihugu. Abo ni babatasi yari amaze kubakubakwa, aravuga ati nyamuneka ni mu ikimenyetso cy'ukuri ko muzatugirira neza. Baramubwiye bati nitugera muri iki gihugu uzapfundike akagozi gatukura. Nitugera muri iki gihugu uzapfundike akagozi gatukura kwidirisha uducishijemo kwidirisha uducishijemo. Ariko so na nyoko na bene so nabo mu rugo rwa so bose uzabateranirize iwawe. Nabo uzabateraniriza iwawe. Amina. Mana ishimwe. Bamuha ikindi kimenyetso. Ugomba gutunga ibimenyetso 2-3 bikwemeza kuri kumwe n'Imana. Batakira akagashumi gatukura. Niwumva twinjiye iyo ariko tuhakandagiye, uzihute ugapfundike muri ridirishya waducishijemo. Nukuri imirimo ukora niyo izagutabara, ineza werekana niyo uzasarura. Aha waducishije udukiza, abari uzapfundika akagashumi, natwe niho tuzareba. Igihe cyose Imana ni kugira neza, izareba aho uko uhagaze, izareba ukuriko, izareba nijya kuguha umugisha, izareba ku byo wakoze, imirimo yawe nizarebaho, izareba uko uhagaze, izareba ibikurimo. Baramubwira bati upfundika akagashumi kabike, nicyo kimenyetso uzagashyire ku idirishya umunsi tuzabatuje. Ariko so na bene nyoko na bene so nabo bo mu rugo muzabe muri kumwe mwese. Imana itugirire neza. Ese ufite icyo kimenyetso? Ufite ikimenyetso cy'ukuri? Uragifite? Urumva uri umukristo? Cyangwa babikwita murokore ukuva birahagije? Warabatijwe wumva birahagije? Yo wirwa wirukanka imisozi ngurajya mu butayu kandi nta nubwo byemewe wumva bihagije? Ariko jya mu nzu y'Imana, jya mu rusengero, ushima Imana, dore umwaka ugiye gushira, uyihe icyubahiro. Hanyuma tangira witegure ibyo, utangire witekerezeho uvuga ngo mbese wumva ikimenyetso cy'ukuri, ubundi kumwe n'Imana. Imana iranzi niza izacaye
ko aba bagabo bamubwiye bati tuzaca ahangaha, aha niho tuzagutabarira, ahangaha nyine aba ariho uzakira iki kimenyetso, tuzacaye. Imana rero uyitekerezeho, turagusengera, turifuza yuko hamwe n'umwuka wera wadutumye ko wisubiraho ukabenya ngo ubundi mu ruhe ruhande, ese uyu mwaka nkumaze nakoze iki? Nubashye Imana, tegira utekereza ibyaha wagiye ukora, naho ibyiza byo byihorere, Kristo arabigutekerereza. Tekereza ibyaha wagiye ukora, tekereza ibibi wagiye ukora, ubyihane, ugaruke, ujye mu murongo mwiza, data arakugirira neza. Imana ibagirire neza. Yari Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Imana y'amahoro ibagirire neza. Philadelphia, Imana iratsinda.